Rabisi. Icyo nibaza ni kimwe kumera uko ukina uri umutinganyi ubundi ntabwo urabihuza ngo kubonemo ubutinganyi mana reba soon as possible ndabatamana no video no kubisa ka makeup akaki udukiya ka rouge à lèvres na meze neza no twabwira ngo mana umva baba niba ushaka gukora ibyiza ukeneye icubahiro gahona gende abishakire gukora ibyiza ubudacogora niyo ngiyo nyine uzi sha nawe ikigaragara indi ngo yaratwimanye uwo Yesu icuri ibihumbi mana haleluya niki kintu wavuga kuri Rufende usanga seti yafashijwe gutya nanjye yarakarimbo nca nenkereza kakavuga kati ndakavuze wane nkanje wambonye nanjye ndakubona ni ngombwa twakoze imibonano pe ise ngubeshye nasigiye mubona ikoze imibonano namwe icyo gihe nyine twarabonanye cyangwa yarakubonye gusa we ntiwamubona ako nimo waramubonye nawe akakubona mwarayikoze pe mwakoze imibonano ndagusuje kandi nkwaye ikaze ukomeza gukurikirana ibiganiro bya Wisdom TV Rwanda amazina nkuko maze kwimenyera ni Baby Nessa bazanye ibintu bigiye bitandukanye no munsi murabona ko byahindutse nabazaniye abandi ba star bashyashya ubu ndahera ibumoso iburyo kamere aha ni hehe ni iburyo left ese kuko nabastarira ntabwo bemera kuza wapi kabisa ujya mu nzira ntibanakubaze ngo witwa nde nemera ko hari abantu banze ariko ntago mgiye nita umusitari ndi umuntu nyine nk'abandi bantu bose se nabisobanura gute njya mbona abantu baza kuvuga ngo icyo nabwira abafana banjye urabwira abafana bawe ku ndirimbo imwe urabizi abafana bafite koko icyo nabwira abantu bankunda bishimira ibintu nkora tubaye kaze kuri Wisdom TV hajyane Wisdom TV ra Wisdom TV duherukana na kera yise umfata ku kibero duherukana kera pe yaranyanze ngo nakimvamo okay mimenye ntago nari mbizi arya duherukana muri covid by the way covid nyuma ya covid ahubwo 2022 nashaka kujya muri filme nyine mwarawe nyine mwa donc haba nyine waramubonye nawe arakubona mukora imibonano nyine mwarabonanye sicyo cyaba yose kubonana gute dore nkanje wambonye nanjye ndakubona ni ngombwa twakoze imibonano pe ise ngubeshye nasigiye mwarayikoze imibonano namwe icyo gihe nyine twarabonanye cyangwa yarakubonye gusa we ntiwamubona ako nimo waramubonye nawe akakubona mwarayikoze pe mwakoze imibonano Rufende imibona wakije ariko by the way wari ibintu ndi kuvuga ntago byumvikana washaka gukina movie ubuse ko ahantu ugeze ufite channel nziza byatari utarayicishaho filime ariko se mana yanjye mana ngiragabura icaniragavura muve kuri zira channel z'abasabe cameraman urimo uramfata neza se ubwiza bwanjye barimo barabonora ugerageza ubwiza ubushyiremo kuko nibwo bucuruza kuri njye umuhungu se ajya bamwiza bababwiye raje yo commentaire bagiye kwandika umuhungu ajya bamwiza umuhungu abamwiza none se oya ntago dusa wapi kabisa yanze bikunze arimo mwiza Rufende ke arisa nsa nanjye noneho twakire bakire gute none nisora twakire ako giye twakira nk'abasani uvuga amazina abantu bayumve amazina nyine ntabwo mwayivuze se turanga tumeze nk'amahene twabakiriye uyu nguyu ni umukomedi ngewe uri mu buryo bwe nitwa Fred Rufe
garçon de mi-chance, petit frère de Jésus, ambassadeur de la vitamine des filles, of course, fils de joie. dukomeze n'ibumoso bwanjye. Ye nitwa Seti Seka aka the long nose aka the ladies attractor. What's up, man? Italian boy. Italian boy in there. Wongeye guki ako kantu uvuze ni agaki? Ako kantu muvuze ni agaki? Mutalian boy. Mutara ni ibiki? Ni umuhungu wavuye mu Mutara. Mu Mutara narabihira. Mutara. Ya. Kabarori. Uvuga ikinyamurenge gute se urumva? None se mu Mutara ntago abantu bavuga ikinyamurenge. Abanyamurenge baba mu Mutara. Na oya nta abanyamurenge. Abanyamurenge bemerewe kuba he? Bemerewe kuba. Agiye kuvuga mu nkambi. Ndetse nzu yakakaba mu nkambi n'umunyamurenge. Yaka. Nibyo man. Ubwo nibyo urabizi. None se like abanyamurenge ntago baba mu Mutara. Ntabwo nzi baba mu Mutara. Ukiretse we wayobeyeyo. Mu Mutara warahakoreye, warahavukiye. Warahavuriye. Uburyo abantu bose bazi urabazi. Bazi njyewe. Nkande urugero. Nk'umunyamakuru. Meya wawe yitwa nde? Uyingora. Ibi ni bya byana biba ari ibiswa biba byarize muri Kacapu urayizi Rufende. Ntago nabanyize nge nize Green Hills niga Glory niga Rivera. Nuza moto ya Green Hills ni iyihe? Water is life. Education is ya Glory ni ya Glory ni education is good. Nono ya Green Hills ni water is life. Abantu bari buturebayi. Oya byanze bro ngewe ari ikigo nagiye mu majyaruguru urabona nk'ukuntu barangiza segonderi noneho njya ku kigo kwa kundi nyine barangiza ntuzi ugiye muri superieur ugiye mu wa kane hari ibigo baguha barangiza ntuza urangije iki urangije nyine troncome ugiye muri superieur noneho bampa ikigo icyo kigo noneho cyari cyitwaga pike noneho ndavuga iki kigo ni cyiza pe ni cyiza pe ibyo ndi gutekereza nawe ari byo uri gute nanjye nibyo natekerezaga bro noneho bakirambuye kumbe ni pakurura kabwa pakurura kabwa secondary school kirahari abantu twiganye kuri icyo kigo wowe twariganye se mwariganye nta kintu icyo kigo ntakibaho warahize se watuye hafi ubundi se yarize urabona ukabona ntarize tubabigirwa n'iki ari nesa niba warize ngiye kukubaza ikibazo utansebereza kuri kamera oya ntabwo ari kugusebya ndakubaza ikibazo cyoroshye nk'umuntu wize mbwira I don't know mu kinyarwanda no mu kinyarwanda ubwo urajya nabyo bisho ibyo ushaka oya nyine umaze kubyumva nyine ibisubize kandi kubyumva ibyo ushaka nyine kuba wamaze kubyumva ni kimwe no kumusubiza ni ikindi musubiza I don't know mu kinyarwanda nyine nibyo uko bivuga oya bivuge mu kinyarwanda nabyo bisho ibyo ari gushaka se ntabwo nabyumvishe ntabwo mbizi ngahe reka nkubaze ntabyo uzi no muswa reka nkubaze ikindi how do you make it aba bana baba barize muri Kacapu urayizi Kacapu ubundi Kacapu ni amashuri yabayeho abantu batize bakuru basubira mu maprimaire wasangaga wigana na so muri class iso ariko njye umusaza twiganye yari pastor ni so umusaza ne mukuru niwe mukuru mwiganye ari umusaza uri umukecuru mwiganye njye ndi umwana mutoya nibyo ufite imyaka mwingahe njyewe 22 nibyo birashoboka ariko kameramani washobora kuba afite nka 72 uriya mutwe ntabwo ari uw'abana uzwi muruta umutwe umeze nk'ibi bakinisha umuryango seti niwe utari mukuru tuzi ko nakuze mufata seti kandi ari mukuru wa mukuru we muri mukuru wa mukuru wawe fende none se abantu twavutse muri 2 turi bakuru koko cyakuranta amana sinje ko ari 2006 harya nge narumaga turangana rumaga se na 2006 rumaga ni 2005
kuki mwisubiza mu ngobyi we sikuvuze ngo niba seti ngiye nize primaire imufana asetsa abantu ubu Primaire none dore ubu reka tubanze wenda tutaragera kuri icyo primaire wayize zagarukiraga avuga aho wayize wize primaire nayize ahantu nayize Eh. academy akademi se nagaki akademi nyine akademi nagaki academy byose academic ni ukwiga yitwaga ku academy niko twahitaga Hehe. ku academy. mwe bande twebwe abanyeshuri mwarinjije mwebwe na directeur wanyu mwese mwarinjije ngo mugize akademi ngo umwana kaki yize reka ngubaze umubare umwe oya ase kubera iki wanga ibibazo ntabyibazo ni uri kumbaza ntabyibazo ntabwo yesu bambazaga ngamarezo nayaye akareka tubaze kaduceceke mboreka tubaza ibibazo wateguye n'ibibazo nateguye mbere yuko bamwe bava muri nuza muri frame nagize ibyago napfushije nuza umwana wa pare wa papa ese zambwa zawe uracyazigira rupendeke niwe muntu dukoresha komanda ahantu akavuga ngo dusigire imbwa z'ibiryo mwana tutaranarya ntuzigira imbwa arya ufite imbwa zingahe mfite imbwa 5 ubwo ni esheshatu ubwo nyine benshi bajya bavuga ngo nibwo ni 6 nanjye bakambaramo cyane ko nyina yarabwagwe baravuga ngo iyo mbwa yabwaguye gute kutabana n'umwe nta mugabo bafite ngo ari we nyine ndavuga ati ngo mufate uko mubishaka benshi bavuga ko ari njye wayiteye inda ariko nta kundi njye mfite imbwa bita Martez apana nyakabwana izi ngizi za nyakabwa 0 nyakabwana ni izihe izi za Bobby hari imbwa mani zivuga ikinyarwanda zino mbwa zisaka umutekano hari imbwa twahuye nayo irambwira ngo mwiriwe zino mbwa za kanyarwanda uwo ni umuntu ngo mwahuye wanga wanze kwiteza zino mbwa abapolisi bifashisha uzita ngo cyangwa akabwa mbwira uzita ngo iki rufe eh zino mbwa abapolisi bifashisha nyine zino zisaka polisi se singa za polisi zabo se none hari ikintu cyambayeho hari akabwa nakwitaga muri karitsiye nkajya ngatera amabuye noneho ngiye ku kibuga cy'indege nsanga kabonye akazi kabaye koroneri urabona zino mbwa zisaka mbona iyo mbwa yabonye akazi niyo yari igiye kunsaka ndavuga ndapfuye kariya kabwa nateraga amabuye kabonye akazi ubundi numvise ngo zagiye muri sare mu mahugurwa ngo hari imbwa zatwanyijwe nyine ngo hafi 30 ngira ngo zihagarariye izindi nyine zagiye mu mahugurwa muri sare nyine ya gipolisi guhugurwa nyine susuko zigira amapete se bazi amaranka nkuko tuze amaranka ya gisirikare sergeant ari imbwa ya sergeant buriya kujya baguhiranka nk'iriya mu kazu kayo ntabwo bashobora kuhiranka ziba zifite ikinyabupfura ntabwo zaba zinya nyine niyo nkubwira nibyo bagendera baziha amaranka bayiro reka manze nkore advert ntoya abantu buriya massage abantu bakeneye massage nawe utayikeneye ariko massage ahubwo ufite umwanya wayo ufite umwanya wa massage ushaka accommodation nziza ahantu ho kurara waza hano kwa Mushimire hafi y'amadepo bahita hand spa massage and accommodation akantu kavuga neza kare mu cyongereza sinzi kuntu gasobanuka sa nkugasubiramo nge turi kumwe sinkumvishe neza hands spa massage and accommodation mukaza mukaryama mukaruhuka bakabakorera massage wanaharara hari ibyumba byiza ibyumba byacu biba bishashe barebe jaride turimo barebe jaride turimo niho turi jaride niho ukira mukabwira umukobwa imitoma akava wese avuga yemeye ko ari byo ese wari wateretaho rufe ntago bya umukobwa akakunanira ndetse ntabwo ujya utereta gusa umukobwa yameze ati ndetse nta mukobwa uragukatira oya biragoye usakatira umuhungu umeze nkanjye impamvu nise vitamine de fille nari mbizi impamvu nise gaso de chance nabyo nari mbizi natwe mwe mudukurikiye wa mukobwa ariko nyirebera urabona wangatira ubwo bushobozi wabona yenda uvuze nka seti byashoboka seti se bara bamukatira kwa ko ubwene umwe akabihuza nuko wenda uri umukomedi akavuga ati sha uyu ngari arimo arakina byabayeho ngere ko nagiye gutindana nagize ibyago napfusha umwana wa pare wa papa mumbwire munyihanganishe ntago meze neza naraye ku kiriyo ariko hakunda Wisdom TV ndavuga nze mbasuhuze ngiye gutegura ibijyanye na tente na bwa bupesu bambara ikindi dufite show mu kanya ngira ngo bazakira bashow yarangiye muganya dufite comedy show uyu munsi ahubwo babwiriye ubutako nuwarukora imirango biri live babwiriye ubuta uyu munsi gutari cyageze ingahe enye 5 hafi aho
byanze bikunze ni hagati enye n'eshanu ibibazo ushobora kujya kunywa kuri zirindwi bitewe n'ibyo barikodinze uyu munsi uko beditinze arihuta umuhungu wanjye ariko seti bro iki kiganiro kizajyaho ryari ariko seti tuvuge ikintu tureke ibindi tuvuge ibindi sibyo Nessa yaciye maka ku kintu cy'ubwiza umukobwa ni mwiza nese kuri aho ni mu maso uri kureba oya nabwira gasete ubwo namaze kubitegereza pe yaciye maka icyo nibaza ni kimwe kumera uko ukina uri umutinganyi ubundi ntabwo urabihuza ngo kubonemo ubutinganyi mana reba njyewe reka mabwire mba ndi kwakitinga biremba ndimo ndakitinga hari umuntu twahuriye mu bice hano bya za Kimironko hafi y'umurenge atambwira umukobwa arambwira ngo hi ndambwira hi nuko na ask you something ndambwira it's okay ngo muzasanga ko none so duhenga bona uri umujama muzasanga ngo nanungu uri umuge ndambwira njyewe biremba ndimo ndakitinga soon as possible ndabatamo no video no nakubisa ka makeup akaki udukiye aka rouge à lèvres nameze neza no twabwira ngo mana umva bebe kwakitinga nabyo ni ibibazo none dore ahise anigendera bamwita Rufendeke ese wewe Zubi Comedy naragufana gaseti wanjye none dore ubu ngubu Zubi Comedy ngo bayigusigiye wenyine cyangwa barakwirukanye oya Zubi Comedy irahari hari na project mbwira cyangwa baragukimbije oya Zubi Comedy irahari dufite na project nshyashya tugiye gukora Miss Murenge dufite na seri tugiye gukora njye na Sam turahari tumeze neza nta kibazo kabisa ibyo bavuga ngo barakwirukanye ntago bigeze bakwirukana neze mwayiteye izina mwararyibye mumaze kuryiba namwe rirabananira kurikoresha aya barabeshye Zubi n'ubu ngubu mfite Iwacu Summer Comedy Festival ndasohora afishe bitarenze ejo ubwo ni kuwa gatanu rero urumva Zubi irahari dufite project tugiye gukora na Sam nshyashya zimeze neza Zubi Comedy irahari imeze neza ntaribe ibyo bya Fortbet nabyo ngo biko nabyo ayo makuru nayumvishemo ukuntu Fortbet habaye iki ngo mwari amafaranga murangije mutangiye ibyo mwemeranyije ni mwabikora ngo mubikora umwaka uri kurangira oya Fortbet twakoranye imyaka 2 amasezerano ararangira urabona na Merci nawe yarari gukorana nayo muri Genesis Comedy nyine bagira amezi baguha tu agahita arangira nawe byararangiye natwe birarangira Fortbet twabakora iyo bita Iwacu Comedy yabereye M Hotel ngo mwabikoze mu bibiri kurangira ngo ibyo mwemeranyije ko muzamukora show buri kwezi mwebwe ngo biranga naga ngo murayirira naga amasezerano yacu wenda abantu bayazi abantu bavuga ibintu bitandukanye nago company nkiriya wayihemukira ngo ireke kukurega wirya amafaranga yayo so twarabakoreye uzarebe Iwacu Comedy yabereye M Hotel niyo yasoje kontra yacu na Fortbet n'ubu ngubu tuzakora no mu bindi bikorwa bitandukanye aho ubu komediye bwo uracyaburimo abantu biri bavuga ngo ntagura ngo warasezeye abandi ngo warashaje nta muntu usaza bro nose unaguze umuntu ukora imyaka umwe 2 agahita avamo abantu wenda baherutse muri Genesis Comedy babonye performance yanjye nakoze ntago ari performance wageranya n'iy'abandi bantu ndi umuhanga ndi umukomedi w'umuhanga I am the best I know ikindi bazarebe projet iheruka kuri Zubi yanyuma wenda mu mwaka ushize nakoze ni Miss Murenge nakoze niheruka ifite ibihumbi hafi 200 na comment hafi 1000 no ngo mfite Miss Murenge zigera muri 5 nanditse shaka gukora ese niwe uzandika zira za Miss Murenge ya ni njyewe uzandika ndi umwanditsi turiyandikishije mu bakinnyi nubwo tutajya turiyandikishije mu bakinnyi nubwo batazadukastinga ese ugendera ku cyitamo abakinnyi seti abakinnyi banje bayirawe ngiye nkunda guha abana amahirwe abenshi nkoresha usibye wenda aba main actors cyangwa aba main actress ubundi umuntu asabye ngenda mukoresha nari ndamukoresha nawe uragusaba ngo bimwime nawe kandi mari Miss Murenge y'ubutawuzakira kandi nzagukinisha Loli the best ubundi hari ukuntu iyo ushaka gukina movie cyangwa comedy umuntu aguhereza role ari ukukwikiza hari n'igihe umuntu aguha role ashaka ko uba star cyangwa se ubooming iyo role rero
igugira umusitari baguhuza n'umumain main uramuzi niba wenda Miss Murengere nge main Sebagabo iyo dukinye turi ukunda abakobwa iyo dukinye turi kumwe aho ngaho mba ngo big platform ariko iyo ukinnye uri wenyine hirya amandi kukwikiza ni mujya mu bikora se umuntu mukamutambutsamo ngo ubwo ngo mwamukinije yanabishyuye ntabwo ujya wishyuza ntabwo nanishyuza pe bazaba byandika nta muntu ujya nishyuza nta muntu urishyuza n'umwe kare ni uruhe rwenya rwaguhinduriye wakoze ukavuga turunguru nirwo rwampinduriye ubuzima na n'ubu kibuka Miss Murenge akantu kagusekejemo ni akahe hari ntuzari story nati arakantu natekereje ira intro njya nkora abenshi niyo bazi ira ngo turonga turabakiriye mu gikorwa cya Miss Murenge kuri uyu munsi wa none muri kumwe nanje Jije Sebagabo ngahita mvuga n'abandi karakantu nyine abantu baragakunda naragakoze dukora igitaramo muri Kenya abantu bose sari rahaguruka oya abanyarwanda benshi abanyamurenge abarundi rero ngikora iyo intro sari yose itihaguruke kwa mamashyi ndavuga wow niko kantu uvuga ati akangaka niko kantu nkunda kuko nakinye video nyinshi ubwo kuri YouTube mfite video zigera mu 100 kuri Zubi kandi zose zarebwe n'ibihumbi 100 kuzamura izo ariko ni za kera uri kuba za kera muri kumwe na Sam we no muri kumwe ariko nago duheruka kubabonana ariko ari ukuntu buriya ukuntu kariyeri imeze nka Christopher mazi igihe kingana cy'adasoni ndirimbo ariko arayifite yenda gusohora that's good rero twebwe kariyeri ukuntu imeze kariyeri ntago ari nk'ubuhinzi uha umuntu umwanya agatekereza kuko ibintu dukora ni ibintu dutekereza tugaha abantu kandi ikindi buriya baravuga ngo ikikurimo kikuvamo ari uko upfuye rero ni impano ikuvamo ari uko upfuye ubu nanjye kuvuga bizashira ari uko upfuye I'm still the best nawe uzabirangiza ari uko upfuye arono akoze kuvuga nawe ntawe dutaniye wenda nuko usetsa abantu sinango bijya bikwaho nk'umuntu muhere mu nzara akubonemo nyine ntakubonemo yabona urusere bikamutunga abana bagafrend abuze abakobwa benshi kubera icyo kintu cyane abakobwa wambwiye ngo wapase se umuntu ugukunda bitande oya nago izina nago narivugira nakunda ibintu bya kamera kandi ni cyana cya fresh uramwanze kuri kamera ntago namwanga nyine like ameze gute ko ateye ni igisabo afite nyaje ni inzobe akatari inzobe cyane ni imibiri yombi atuye he Iremera ubutaha tuzakorana hano kuri channel mbaza abafana w'umukobwa barabona dukwiranye niba byemera nta kibazo none se abafana niba baguhitiramo abafana rega buriya ni famille buriya famille yanjye ya mbere mfite n'abafana abantu nyine bakurikira ibintu byanjye nibo abantu ba mbere mfite kabisa no kuvuga ngo umuryango wawe uza nyuma umuryango ni uwa mbere of course none se kandi uvuze ngo abafana nibo ubundi nyuma y'Imana haza famille nyuma ya famille haza igihugu nyuma y'igihugu hakaza ibindi nose ni icyo wabwira umukomediye uri kuzamuka byanze ikintu nabwira abantu usibye n'umukomediye ikintu kijyanye n'impano impano buri ukuntu imera ukora the best kugira ngo uzamuke ukora ikintu wiyumvamo kinini wowe kandi ukaba wowe ukaba be you urangiye ntangira Miss Murenge nabaye ngewe ndavuga ati ngewe ngiye gukina nka seti sinshaka gukina nk'uyu sindi bwigana no muntu mba ngewe abantu bankundira ngewe nyine uzana n'ibintu ngo by'intoza by'ikinyamurenge sura umunyamurenge ndi umunyamurenge wo kwa Sokukira namwe amatata ajushwe n'ibyo ku makinga kwibarabara ngo subiramo wiki ndi umunyamurenge wo kwa Sokuru ku kiraro namwe amatata ajushwe n'ibyo by'abazungu ku makinga kwibarabara iwacu bahita mu Minembwe ubwo ushatse gusobanura iki kuvuga iyo slogan ukuntu ivuga ndi umunyamurenge wo kwa Sokuru ku kiraro ndi umunyamurenge Sokuru nyine uri kubyumva namwe amata ataracugushwe n'ivyuma by'abazungu kwibarabara no kuvuga namwe amata ataragiye ku magare urabona no mata bajyana ku magare nicyo biba bivuga kandi abana benshi baba barakuze bavuga ngo amata ava ku igare rero nanjye ndi umunya byinshi mwishwa w'abakira uri umunya byinshi mwishwa w'abaki mumbwire abanyamurenge namwe murebe muraza kumbwira hari ukuntu baba bataragusobanuriye neza ariko nanje ndabizi ayi wewe ibibazo birabaye nzegera ngiye ntabwo nabishobora babishobora ikindi
abanyamurenge ni kimwe n'abanyarwanda ntaho dutandukaniye. Kandi mwaravuye Kongo Ikongo si bavuga Ikongo mwaravuye Ikongo twavuye Kongo twavuye Kongo ahantu bita mu Minembwe ariko ikinyarwanda uzi ko twakivugana ntabwo ntukindushe. Uya byo warabiguye se we kuri nsharutsi kuri marine y'i Kigali ikinyamurenge yazibeshaho uyu mubona utewe uzi yuko uri marine y'i Kigali niyo mpamvu wahise ukimenya. Oya ninuza like mu Rwanda bamaze imyaka myinshi nahageze mu 2000 gutyo na gatatu mfite imyaka nk'ine gutyo. Uzi ko burya nkuruta ndakuruta ufite imyaka ine. Oya nahageze mfite imyaka ine muri 2003 icyo gihe nari nkuze cyane. Ufite imyaka ingahe? Icyo gihe nari nkuze cyane iranakubeshya irayo nagariyo. No nganyibwira umukobwa wa mbere wagukatiye aguziza ngo ubukomediye bundi tubone kwisoreza. Ntago navuga izina. Ubona ngo mbwiye ngo uvuga izina yagukatiye gute tubwira iyo story. Nanjye hari wankatiye kubera kuba umunyamakuru. Njyewe like yaje nk'umufana. Noneho njyewe numvishe nyine muda akunda numva nkundira muda ya gikomedi. Nkajya mutera ama blague menshi. Noneho ngeze aho ngaho mbona my save the date. Ndamubwira why kandi njyewe naragukundaga. Arambwira ati numvaga ibintu byawe bitari seriye numvaga ari blague nyine uri muri comedy. Byarambabaje kugeza n'uyu munsi afite nk'abana babiri barenga. Nose waye kudashaka ubundi urabura iki? Wabuze ubushobozi. Shana ejo bundi kabisa nko muri 2034. Bakubita ubukwe bwata. Ubwo so umukobwa azaba agitegereje reka abakobwa barasaza. Aya nzashaka uwo w'icyo gihe nyine. Uzashaka ariko ububyaye. Waretse nkazagushaka se. Ngewe ze jange urabona ndi umukobwa. Uri iki? Urabona nge ndi umukobwa. Usibye wenda ukunda abameze gute? Nge nkunda umukobwa tu ufite unyubaha nta kindi bindi bizanyuma. Ntuza abaye akubaha atagukunda ubwo byo nta kibazo abaye gukunda atakubaha. Ntabwo nyine umuntu wamushaka atagukunda urabyumva of course ariko umuntu ukubaha buriya ari umuntu ukomeye. Mbwira umurongo uzi muri Bibiliya ugufasha. Yesu ararira. Nagumubajije umurongo mugufi ngo bagije umurongo nge ntabwo kandi ari umfasha nyine. Ugufasha ute dusobanurire ukuntu ugufasha. Ngo Yesu ararira bigufasha miki? Yarize kubera ibyaha byacu. Numva birambabaje. Yesu ararira. Niwo murongo ugufasha. Ntabwo nari ngubajije umurongo mugufi muri Bibiliya ari. Wowe muri so murongo kandi ari umfasha. Uwo murongo wanditse he? Ni muri Matayo wenda ndakeka. Ni muri harya kamerama Yesu ararira muri hehera. Oya ubonye ubaze. Niba itari muri Yohana iri mu itangiriro. Mwitangiriro. Mashallah wala kibaru rano muislamu. Arimo arakubeshya. Shana uri murankotoza rero nuko uwo murongo ngende. Nose we ni wankotozaga. Yesu ararira. Nyina ntabwo nari nkubashije umugufi. Umugufi ya urabuzi rwose. Umuremure se wo nuwe ko umugufi umbwiye umuremure wo nuwe. Reka nkubwire undi murongo nuba kubaha Imana nibwo bwenge kandi kuva mu byane ko kujijura. Wanditse wo murongo. Handitswe ngo ntabwo yavuga umurongo. None se wori Yesu. Man ngora. Babarira. Uwo murongo oya reka nkubwire ahantu uri. Uri muri Zaburi. Niba ari 23. Nibyo ariko uri kubikora nibyo wari ugerageje. Ni muri Zaburi. Ariko umuntu w'umunyamurenge utazi umurongo wo muri Bibiliya ibyo bintu bibaho. Nagusenga ko ibyanya ari ibisirimba bavuga ibisirimba. Zigusenga. Ngadusengere. Dusengere nyawo. Nakuririmbira. Ririmba ntacu. Niba ushaka gukora ibyiza ukeneye icubahiro gahona gende abishakire gukora ibyiza ubudacogora. Niyo ngiyo. Niyo nyine uzi. Sha nabi ikigaragara. Indi ngo yaratwimanye uwo Yesu icuri ibihumbi. Mana haleluya. Niki kintu wavuga kuri Rufende? Usanga seti yafashijwe gutya. Nanjye yarakarimbo nca nenkereza kakavuga kati ndakavuze wana. Oya. Mbuza karirimba k'Imana. Mbo boss yaravuze seti. Hari nimero tatanze zahanga kwa mukorera massage. Rero hano tugira iyo bita hano bahita healing hands
spa tugira massage urumva nawe urimo nanjye bagira uri umusani uhamamaza bagira massage bagiye muzanga ngo nshaka ko ari seti masa nose ntabwo yabikora nk'abashaka avuga ko ari seti ashaka basomere reka tubasomere abantu bakeneye gukora massage ariko ibyo babishyira mu kinyarwanda urumva bro dufite massage ni iki n'ubugororangingo massage ni kinatherapy babikubaze mu kinyarwanda ntabwo nabibasha ni kimwe message z'ubutumwa bugufi ayinkireho yinunge mu kanwa bo hari yitwa ngo back massage umugongo massage ukuguru foot massage foot therapy massage nukuvuga ikirenge baragikirigita donc ufite imyate ntabwo wemere kuza oya hano ntabwo bavura imyate bavura umuntu ufite ikirenge kiri propre akaba iyo bita Swedish massage nanjye mu by'ukuri iyi ngiyi ishobora kuba ari iy'amatwi bagafata amatwi ahubwo nkeka ko ari igikano igikano kugenda na back massage ni ikira Swedish nawe ntabyazi iyi boss ni y'abataliyani ni relax ntabwo turi muri relax natwe ngo niyo turimo nosingi nosi yabitandukaniye n'iyingi drive for massage hano nukuza utigeze woga wumye dulai yayi ngo ni body to body siri he ayiwa we yayi ndi body to body ishobora kuba ari kandi hano bagushyiraho buje kandi massage hano bagushyiraho buje ni ukuvuga nayikoreshaho mu Bushinwa ari ukuntu bagushyiraho buje ikagenda ikwiyengeraho noneho ntuze ya buje niyo igukorera massage hari n'itwa nka accommodation ngira ngo accommodation se nayo massage cyangwa massage bayikora ko so reka babwire nimero abantu muzaze hano nimero ni 078 94 063 44 natwe tuba duhari hano muzaze nanjye reka nyisubiremo ni 078 94 063 44 cyangwa se ku rundi ruhande twavuga 078 940 63 habahita muri hand spa gira ikintu uvuga ibintu nka bitatu uvuga kuri seti ibintu bitatu namuvuga umutwe igihimba ibintu akose urufe baseriye ntago ari vemo gira ikintu uvuga kuri noza kuri Rufendeke mwibuka i Burundi by the way dukora igitaramo i Burundi bivuge man cy'i Burundi iri ngo bivuge oya ntago ntabivuga Rufendeke ni inshuti yanjye ni umukomedi w'umuhanga tumaranye igihe ni inshuti magara nyine mu kazi no mu buzima busanzwe ikindi ni umuntu uri hamba akunda abantu akantu ajya akora akagusetsa ni nka kahe biragoye kuko nyine twikanga twese turi gutera blague tugaseka ariko cyane akantu kansetsa niyo nyibukije story za kera nge nawe twakoze ari story akunda kuvuga ya tugi Butare muri campus none hari abanyeshuri bigagayo b'abanyamahanga abo banyeshuri none barantahana ngewe barufendeke bo bajya kurara kuri hotel ahantu bari burara rero hari story ajya avuga ngo hari n'abakobwa by the way nibwo twari tugitangira comedy hari story ajya avuga ngo nabyutse ngo nambaye isume ngo ngiye guseduce abakobwa ngo kugira nuze nibyo uko ugiye gutuma bagira ubushagarira asha nawe uri mukuru ubushagarira uzi ko ungana na Rucago none sinakubwiye ko nkuruta usibye ko nakuze nk'ufana ariko sha ubushagarira iryo jambo ni ry'abantu bakuru pe bavuga ngo iki bavuga nyine bavuga ntuzi iyo ngiyo nakubwiraga bavuga ntuzi bavuga seduce byose ni ikinyarwanda uzi indirimbo ya Alikiba bavuga seduce me like what the hell what the hell indirimbo bayizi
iza mu rusengero ntaza azi kandi naziririmbye zira ebyiri waririmbye yabura kumumenya se ngamubaze ambwira ko nkunda buri munsi ni mwiza kurusha uko mbivuga zamutegereza sinzarambirwa weruka mu rusengero ryari buri cyumweru ngenda senga by the way usengera he ahantu bita Calvary hano hepfo kabisa hano Kimironko ya ndahazi njyamo na Pastor Christophe n'umushuti wanjye cyane nge nsengera Foursquare Foursquare reka dusoze tunagushimire kuba yego niwo nsengera mane se kuki mubihakana niwo nsengera reka tugushimira atakuba wemeye kuduha umwanya wawe kuri Wisdom TV Rwanda twizere kuzanagaruka ubutaha ya abafana ba Wisdom TV Rwanda Nessa n'umushuti wanjye twamenyanye ari umwana harya ryarira ngitangira mu mbere kaminuza ariko uri umuhanga urihiringa nicyo kintu ngukundira urihiringa kandi uzagera kure all the best I wish you all the best murakoze cyane kandi ahantu uzakenera support yanjye I'm here for you Nimubyumva umunsi mwamubuze mwongeye kumuhura sha nzababwira uko byagenze ubwo ngubwo none nzagwa interview ya tele ya Miss Murenge niwe interview nzigirebwa cyane buri muntu wese arayinsaba hazaba hari abantu bose banyabitanga barinda kandi nyabitanga twari turi kumwe mu kanya ya bose bazaba bahari basamu bose tele nzayigwa ya Miss Murenge ba Patino ba Kilaman ba Nyambo bose Miss Murenge igiye gusohoka bose bazaba barimo rero iyo tele uzazufata interview murakoze cyane ndabashimiye mwabanye natwe tunashimira na Dashi Presents niwe mu cameraman ni namwiza abakobwa mushaka ko babafotora uzaza urebe Dashi ya Dashi bro Dashi ni mu cameraman mwiza ni nawe mfotora mu anniversary yanjye hehe Dashi rero mujye muzarabure Nessa bahe nimero ziwa fotora neza cyane mwakoze cyane amazina ni Baby Nessa nk'ibisanzwe ni kuri Wisdom TV Rwanda